Yesu ashimwe. Nanone turabasuhuje abantu mwese mudukurikiye, abantu mufashe uyu mwanya kugira ngo mwumve ubutumwa bwacu bw'uyu munsi. Nanone nk'uko nabivuze mbere, tugiye kwibanda nanone ku basore ndetse n'inkumi, aho iyo ukoze imibare uyu munsi wa none usanga ingo nyinshi zigenda zitandukana mu myaka itanu mbere y'uko imyaka itanu nyuma y'uko bakoze ubukwe. Ingo nyinshi zirakora ubukwe ariko mu myaka itanu ugasanga bahise bashwana cyangwa se bagatandukana. Tugiye kureba mbese biterwa n'iki? Biterwa n'iki kugira ngo imiryango, umuntu umwe wakundanye n'undi babane bumvikane yemwe no kuzashakana, ariko bamara n'imyaka itanu cyangwa se n'itanu itari yageramo ugasanga urushako rurabananiye ku buryo bafata inzira yo gutandukana. Nubwo bimeze gutyo, nanone hari indi miryango nanone yishimira mariage, bagashakana ndetse bagasazana ku buryo umwe arinda yava muri ubu buzima, urukundo rwabo rukimeze nk'uko rwari rumeze mu buto bwabo. Ubushakashatsi bwagaragaje neza ko nanone mu mwaka w'ibihumbi 2019 couple 8,941 mu 2019 zaratandukanye. Iyo tuvuze iyi mibare tuba tuvuze imiryango yatandukanye byemewe n'amategeko, ubwo yagiye mu nkiko bagatandukana. Mu mwaka wa 2023-2024 imiryango cyangwa se couple zatandukanye ni 2,833. Ubwo ndavuga mu Rwanda gusa, iyi mibare ndayivuga mu Rwanda. Mu mwaka wa 2024-2025 hatandukanye imiryango 2,674. Ni ukuvuga ngo hagabanyutseho 7% ku miryango yaratandukanye muri 2023-2024. Ariko nanone urumva nubwo iyi mibare yagabanutse ntibivuze ko abantu badatandukana. Ahubwo se biterwa n'iki kugira ngo imiryango imwe itandukane mu gihe indi yo irinda yasaza ikiri kumwe? Nibyo tugiye kuvuga. Ubwo rero muri buze gukanda subscribe ndetse munakande like kuri iyi video kugira ngo dukomeze kubana. Mu gitabo cye yanditse yitwa Habiyaremye Edizo, yavuze amabanga menshi umuntu agomba kugenderaho ahitamo uwo bazabana. Ndagira ngo muri aka kanya tugende tuyacemo turebe ukuntu bigenda. Mwibuke ko nanone umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka, ariko nubwo umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka, hari inshingano nanone umuntu agomba gukora Imana yamushinze. Umuntu nubwo Imana imugenera uwo bazabana ikamuhitiramo, ariko nanone ntabwo Imana igira uruhare rwo kugenda gifata uwo muntu maze imumuzanire. Hoya, umuntu yahita yibaza mbese ni ukubera iki Imana iba yarampitiyemo umuntu ariko ikaba itamunzanira ngo tubane, igatuma ahubwo ngenda nkaba nashaka undi nkafata utariwe. Ariko Imana ntiyishimira ko ikoresha nk'itegeko cyangwa se igitugu ngo ikuzanire umuntu ati uyu niwe tuzabana. Oya, Imana ahubwo yaduhaye ubwenge, ubwonko butekereza neza. Imana irashaka ko dukoresha ubwonko tugashaka ndetse tuganashakisha tugacukumbura. Imana yizera, ivuga ko cyangwa se twizera neza ko iyo ugeze ku muntu Imana yakugeneye uramumenya ukoresheje ubwonko Imana yaguhaye. Wakwibaza se kubera iki none Imana impamvu ibyo ngibyo ibitabishaka? Nuko nyuma mushobora kugirana ibibazo ugatangira kwivovotera Imana ngo niyo yaguhaye uwo muntu. None se ntimwibuka mu itangiriro Imana ibaza Adamu etese Adamu uri hehe? Adamu agasubiza ati umugore wampaye. Nicyo gituma rero Imana itanga umudendezo ku muntu ngo ashake umuntu. Ariko nanone iyo uri kumwe n'Imana, mbere yo gushaka umugore ukabanza wasenga Imana ugashakisha, Imana iragufasha ikakwereka uwo yakugeneye. Ubushakashatsi bwagaragaje neza ko kandi hagati y'abantu bafite imyaka 25, 20 ndetse na 40 nibo bakunda kugira ibyo bibazo byo gutandukana kw'imiryango. Ushobora kwibaza uti se ni igiki gituma iyi miryango itandukana? Icya mbere, impamvu abantu batandukana usanga ari uko abantu batigeze bafata umwanya uhagije wo kurambagizanya. Ugasanga ibintu babihubukiyemo, ugasanga nyine
bakuruwe n'utundi tuntu babona, bakirengagiza ko ikintu bagiyemo ari ishuri ritarangira. Ibintu byo kurambagiza akenshi niho ingo nyinshi zitandukanira, ugasanga kubera kurambagiza nabi umuntu ushatse ntiwigeze ugira igihe gihagije cyo kumwigaho, ntiwigeze ugira igihe gihagije cyo kubitekerezaho, ugasanga muratandukanye. Ikindi nanone birashoboka ko mushobora kuba byaragenze neza, mwararambagizanyije neza, ariko noneho ko wagiye utekereza ibintu ugasanga ntabwo ariko ubisanze. Ikindi ugasanga nanone hari amakimbirane agenda ava ku bijyanye n'imitungo se, bijyanye n'ubusinzi se, ugasanga ibyo bintu byinshi bitandukanye imiryango, imitungo. Ariko nanone iyo nanone wagize amahirwe yo kwiga ku kintu neza, ukiga ku muntu ugiye gushaka uwo ari we, ibi bibazo ndakeka bidapfa kuzamo. Ikindi nanone gituma abantu bashwana ni ugusanga umuntu ashatse ariko atari yaba mature enough, ugasanga atari emotionally mature. Ibyo bintu nabyo bikunda gutandukanya imiryango. Mu gitabo cye rero yise guhitamo neza uwo muzabana, cyangwa se ibanga ryo kugira umunezero, urukundo rutagajuka n'iterambere mu rugo rwawe, ahangaha niho yagiye avuga ibintu byinshi. Urugo ni ikintu Imana yitaho cyane, kubera ko uburezi bwa mbere butangira mu rugo. Iyo mu rugo rwanyu nta kintu, urugo rwanyu rudafite gahunda, usanga abana muzabyara bazaba ibirara, niba abandi bazavamo abantu biturikizaho ibisasu se, ni handi uzasanga havuyemo mayibobo, kubera ko ntabwo bigeze bagira uburere bwa nyabwo. Uzasanga nanone kandi iyo mu muryango byapfuye, sosiyete irangirika, bityo n'igihugu ugasanga kiri kugenda kibihomberaho. Niyo mpamvu rero uburezi bwo mu miryango cyangwa se umuryango, umuntu aba agomba kubyitaho cyane. Mbere yuko winjira mu bintu bya mariage, banza ufate igihe gihagije cyo kwiga ku muntu mugiye kubana, ufate igihe cyo kwiga, ube mature. Wihutireho ibintu ngo usange winjiye muri mariage nyamara utari witegura neza, kubera ko iyo usanze umuntu afashe umwanzuro nabi, niho usanga yishyira muri endless hope, cyangwa se ugasanga ya magambo abiri twigeze gukoresha mu kiganiro cyabanje, iyo ukoze umwanzuro nabi uba winjiza muri hopeless end, cyangwa se wakoze umwanzuro mwiza ukajya muri endless hope. Ni byiza rero mbere yuko wowe mugabo cyangwa se umusore ugiye gushaka umugore, ni byiza ko ubanza kwita ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu bintu ugomba kwitaho, icya mbere ugomba kubanza wowe ubwawe wimenya, ukimenya ukavuga ati njyewe se ndi muntu ki, uwo nkeneye ninde, ese unkwiriye ninde, kuko hari igihe usanga ukeneye atagukwiriye. Ugomba kumenya ndinde, ese mfite amashuri angana iki, kubera ko nanone uzasanga hari ibibazo, habaho gushaka umuntu utagukwiriye, ugasanga wowe ntiwigeze wiga, wikorera ifumbire, ariko ukumva wo mu bitekerezo byawe ushaka umukobwa wize kaminuza. Muri makeya ibyo bintu ntabwo biba ari byiza. Niba rero wowe musore utarize cyangwa se umeze ukundi kuntu, ugomba kumenya umukobwa ugukwiriye ninde. Agomba kuba ari umukobwa utakurusha amafaranga, uri hejuru cyane, cyangwa se yarize amashuri menshi. Ni ukuvuga ngo abashakanye bagomba kuzajya bungurana ibitekerezo mu bijyanye n'ubwenge. Uratekereza ko niba ugiye gushaka umuntu wize masters cyangwa se ufite kaminuza utarigeze wiga, uwo muntu muzungurana iki mu bijyanye n'ubwenge? Ikindi kintu ugomba kwitaho, ugomba kureba size yawe, ukamenya ese njyewe ko nanutse nkeneye umugore umeze ute. Akenshi hari igihe usanga umuntu ashatse umukobwa cyangwa se n'umukobwa agashaka umuhungu, bamara kubana, bamara n'icyumweru bya bindi by'agahararo bishize, ugasanga utangiye kuzajya ugenda, umwe ari mu cyahafi undi ari Nyabugogo. Ugasanga ntushaka ko ugenda abantu bakureba, ukagenda ukitegura mbere, ukagenda mbere kugira ngo abantu batakubona. Kubera iki? Ntabwo uri proud y'umuntu washatse. Cyangwa se ugatangira kuzajya, niba warashatse umugore ubyibushye, ugatangira kuzajya ubona ko kakabije kandi wamushatse ureba.
ukavuga ati iki kintu nakizanye ndeba hehe. Muri makeya mbere yo kuzana umugore ujye ubanza urebe size yawe, umenye na size nanone ukubereye. Ikindi nanone ni byiza nanone kwita ku myaka ufite. Niba uri umusore w'imyaka 25 wikwishimira kuzana umukobwa w'imyaka 45, kubera ko uriya mukobwa nubwo wamuzana kurusha imyaka nk'itanu, ejo uratasanga yashaje wowe ukiri mutoya. Ibyo ngibyo nyuma yaho usanga ushaka ntabwo ugikeneye kubana nawe kubera ko uri kubona yabaye umukecuru, cyangwa se wowe ya mukobwa washatse umugabo ukabona ni mukuru, ejo yagira imyaka 60 wowe ugifite nka 30, ugatangira kubona nyine ntugikeneye uwo musaza, ahubwo ushaka abasore bakiri batoya. Ni byiza rero kumanza wamenya imyaka yawe. Ikindi kandi ni ngombwa nanone kumenya yuko ugomba kureba umuntu muhuje imyizerere. Akenshi uzasanga wenda se umwe yizera ibingibi n'undi yizera ibingibi, ugasanga ibyo ngibyo mu rugo bigiye kuzajya biba intambara.